Okay. Mukomere cyane nagarutse uyu munsi mu isomo rya 11 kandi naje nyine bazane isomo rindi nuko basezeranyije ko tuzajya twiga amasomo yacu tugenda tuyakurikiranya. Rero nizere yuko rero mwaryohewe n'ikizamini, nizere ko mwaryohewe na revision twakoze kiriya mwitozo rwose wari uryoshye rwose kabisa. Rero reka rero tujye ku isomo rya 11 ko rero umwanya n'umuvuduko hagati y'ikinyabiziga iyo ubwo nyine urumva haje umuvuduko, niyo mpamvu nababwiye ko rero umuvuduko tuwegereje aribwo tugiye kwiga uko umuvuduko ntarengwa wagenwe. Rero niryo somo rya 11 umunsi yo kwiga uko umuvuduko ntarengwa wagenwe. Noneho bikaba ari ibintu bigendana na rya somo nyine twigaga tuvuga umwanya n'umuvuduko hagati y'ikinyabiziga. Mwabonye ko hari abantu batakurikije umwanya n'umuvuduko hagati y'ikinyabiziga, wa mwanya tugomba gusubiramo. Wabonaga ko hagiye haba accident, ukabona ikinyabiziga cyagonze ikindi kandi kiturutse inyuma. Ubwo rero hariya rero ntago uriya muyobozi aba yashyizemo umwanya hagati ye ikinyabiziga akurikiye. Rero nkahita mbabwira kandi kantu bishobora kuba naribagiwe kukababwiraho, ukuvuga ngo hariya iyo bavuze ngo umuyobozi kugira ngo yirinde intandaro yo kuba yakora impanuka, cyangwa se bakavuga ngo ese ikinyabiziga gikurikiranye n'ikindi kigomba gusigazamo umwanya ungana ute hagati y'ikinyabiziga n'ikindi. Rero ubundi ntabwo bavuga ngo bashyiramo metero 10 cyangwa metero 20, ahubwo baravuga ngo iteka ritubwira ko ugomba gusigamo umwanya witaje kandi uhagije kugira ngo mu gihe ikinyabiziga gihagaze mu buryo butunguranye cyangwa se mu gihe kigabanyije umuvuduko mu buryo budasanzwe kugira ngo utakigonga. Rero nizere ko ako kantu nako kagomba kudufasha. Rero uko umuvuduko ntarengwa rero wagenwe kugira ngo mbibabwire neza, ubundi ko tubyigisha Vision Training Service Isozi bigisha, ubundi uriya muvuduko ntarengwa ko wagenwe n'uburyo wigishwa, ubundi tuwigisha mu bice bitatu. Mbwira ngo ese ibice bitatu ni ibihe? Hari igice cya mbere tuzasangamo umuvuduko w'ahatari mu nsiso, igice cya kabiri umuvuduko tuzasanga uzakoreshwa ahantu hitwa ahari umusiso. Igice cya gatatu umuvuduko tuzasanga uzakoreshwa ahariho hose, haba mu nsisiro haba ahatari mu nsisiro. Rero murumva ko bisobanutse, sibyo? Ibice bitatu ukabifata ukamenya ngo hari umuvuduko uzakoresha mu gihe wageze ahantu hatari mu nsisiro, ukamenya ngo umuvuduko ugomba gukoresha mu gihe wageze ahantu hari mu nsisiro. Rero nanone ikindi tugomba kumenya, nubwo hazaba ari aho ngaho hatari mu nsisiro cyangwa se hari mu nsisiro, hari ibinyabiziga runaka, hari ibinyabiziga bigomba gukoresha iyo mivuduko. Reka rero turebe rero umuvuduko wa mbere ariwo twasanze ahatari mu nsisiro. Ubundi ahatari mu nsisiro tuhasangamo imivuduko igera mu mivuduko 5, ariyo uzasangamo kilometero 80 mu isaha, sangemo kilometero 70 mu isaha, sangemo kilometero 60 mu isaha, sangemo kilometero 50 mu isaha. Noneho tuze
kongera gusangamo kilometero 25 mu isaha. Uwo niwo muvuduko tugiye kubona tuzasanga ahatari mu sisiro. Rero nk'uko nababwiye uriya muvuduko twabonye wa mbere wa kilometero 80 mu isaha, ubundi uriya muvuduko ukoreshwa n'ibinyabiziga bikurikira. Ikinyabiziga cya mbere hari amapikipiki n'ibitwara ibintu bitarenze toni 3 n'igice cyangwa se ibiro 3,500. Kilometero 80 mu isaha ahatari mu sisiro ni amapikipiki n'ibinyabiziga bitwara ibintu bitarenze toni 3 n'igice cyangwa se kilograma 3,500. Reka turebe umuvuduko wa kabiri. Umuvuduko wa kabiri kilometero 70 mu isaha. Kilometero 70 mu isaha rero ni ibinyabiziga ibihe ni amapikipiki n'ibitwara ibintu bitarenze toni 3 n'igice, bya bindi twabanjije mu muvuduko wa kilometero 80. Amapikipiki n'ibitwara ibiro ibintu bitarenze toni 3 n'igice cyangwa se kilograma 3,500. Ariko ibyo binyabiziga bongeraho akantu kavuga ngo bikaba bikora taxi. Byumva bavuga ngo amabateri fase ngo atwara abagenzi ngakora taxi. Aho ngaho iyo babaje ikibazo n'icyo no bavuga ahatari mu sisiro, ni ukumenya yuko bikoresha umuvuduko wa kilometero 70 mu isaha. Rero no kuvuga ngo rero ni bya biri twabonye ku muvuduko wa mbere, ariko noneho bikaba byo bikora taxi. Reka turebe umuvuduko wa gatatu, kandi uyu muvuduko wa gatatu ukunda kubazwamo cyane ibibazo. Baravuga ngo kilometero 60 mu isaha ngo ni ibinyabiziga bitwara hagati ya toni 3 n'igice na toni 12 n'igice, kimwe n'ibindi bikora taxi bitwara hejuru ya toni 3 n'igice. Donc ahangaha nimwumva ngo ikinyabiziga gitwara hagati ya toni 3 cyangwa na toni 12, bivuga ngo hagati y'ibiro cyangwa se kilograma 3,500 na kilograma 12,500. None iyo bongeye ngo kimwe n'ibindi ngo bikora taxi ngo bitwara hejuru ya toni 3 n'igice, ibyo nta bindi rwose. Buriya n'abantu mwe mbibi yakabanga, buriya muvuduko wa kilometero 30 mu isaha iya ni nkuko bakavuze biriya binyabiziga bitwara hamwe abantu cyangwa se bitwara abantu muri rusange. Nababwiye bitwara abantu bari hejuru y'umunani utabariyemo iki umuyobozi. Ubwo wenda reka mbaho urugero, harimo iriya twitaga twegerane, hakazamo na n'iriya twita Equastel itwara abantu 29-30. Ni ukuvuga ngo biriya rero bikora taxi, ndetse biriya bitwara abagenzi, mbese urumva batwaramo abantu. Ibyo byose rero umuvuduko wabyo kilometero 60 mu isaha. Kuvuga ngo biriya binyabiziga rero umuvuduko mugomba kuwushyira aho ngaho. Reka rero turebe umuvuduko wa kane. Umuvuduko wa kane baratubwira ngo ni toni nako ni kilograma ni kilometero 5 mu isaha. Umuvuduko wa kane ngo ni ibintu bitwara hejuru ya toni 12 n'igice, ngo
na velomoteri tubwira ngo ni kilometero 50 mu isaha. Bango rero umuvuduko wa 4 ni kilometero 50 mu isaha, ubwo bikaba ari ibinyabiziga bitwara hejuru ya toni 12 n'igice, ngo ndetse na velomoteri. Muse rero umuntu azakubaza ngo tubwire umuvuduko ntarengwa wagenwe kuri velomoteri ahatari musisiro, ukawuyoberwa, kandi velomoteri ubwo batubwiye ko ari kilometero 50 mu isaha. Urumva rero ako kantu katabananira siko bimeze. Reka turebe noneho umuvuduko wa 5. Umuvuduko wa 5 batubwiye ngo ni kilometero 25 mu isaha. Kilometero 25 mu isaha rero ngo ni ibinyabiziga bidasanzwe. Ibinyabiziga bidasanzwe rero nongere mbibira akabanga cyangwa se nongere mbibabwire, nubwo nkunda kubibabwira buri gihe mu masomo yanjye. Ubundi bavuze ibinyabiziga bidasanzwe cyangwa se ibinyabiziga bihinga cyangwa ibinyabiziga byaputanye imirimo, ibyo binyabiziga muzumve imashini. Biriya bimashini ibyo bita ibinyabiziga bidasanzwe. Rero umuvuduko wabyo ni kilometero 25 mu isaha. Zereko rero n'umuvuduko nyinshi bazongera kubaza ibibazo bigendanye n'umuvuduko ku binyabiziga runaka, zereko mutazabananira. Uwo rero wari umuvuduko w'ahatari umusisiro. Mbibutse yuko iyo muje mu ishuri Vision Training Service Gisozi online mugomba kuba mufite agakayi ka resume, noneho ibyo nigisha ukajya ugira uti ukajya ibyandika. Abanyeshuri bibaza se wakwandika gute online nta kundi, kugira ngo dufitemo gushyiramo pause, washyiramo pause ubundi warangiza ukandika ibyo nibyo nakubwiye, ubundi ugakomeza video yawe umaze kubyandika. Ngira ngo uko ngenda nababwiye ngo amasomo ndayabazanira rwose online, ahubwo ikibazo ndi kubabo mwe muze kuri Vision Training Service Gisozi online kuri channel ya Wave.video TV, ubundi murangiza mwebwe mwigira amasomo yanyu, ubundi murangiza mujye gukora ibizamini. Nuko hari ikibazo muzagira kandi muzatsinda, kandi muzambwira ngo mwarimu wacu ngo felicitation ibwe wakoze cyane rwose twatsinze. Nanjye kandi urumva bizanshimisha. Ikindi kandi mujye mu comment nyandikire mubwire gusa benshi mbona bazima, abo rwose bakora comment, bakora subscribe, bose turabashimira. Ubwo rero katujye ku muvuduko wa B, ari wo muvuduko turi busange mu sisiro. Ariko se banyishukiranye muri ya magambo 43 twavuze, ariko nabicishemo 21 ndumva twabonyemo ijambo umusisiro. Buriya hari umuntu nabatangiriye mbigisha ku muvuduko hatari musisiro, ariko hariho umuntu utabashe kumenya ibyo ari byo kuko atazi ngo ahatari musisiro ni he. Mbere y'ibindi rero, mbere yo kumenya ahatari musisiro, nuko banza ukamenya ese musisiro ni cyangwa se urusisiro. Muri twamenye ko urusisiro ari ahantu hari amazu menshi, kandi ayo mazu ngo akaba yegeranye cyangwa se afatanye, ariko uruhande urwo ari rwo rwose rw'umuhanda. Kuvuga ngo mujyi wose wa Kigali dushatse twavuga yuko ari urusisiro. Rwose hari umujyi urusisiro, bishoboka nyine ari ahantu hari amazu menshi yegeranye cyangwa afatanye, ariko uruhande urwo ari rwo rwose umuhanda, hakuno no hakurya. Yego, ubwo rero no kuvuga ngo rero uriya muvuduko twabonye wa mbere wahatari musisiro, ubwo naho ngaho ni iriya mihanda yo mu ntara, iriya mihanda iyo uzajya kubona inzu genda nk'ahantu ukagera n'ibirometero 10 utari wabona inzu iri ku muhanda. Aho rero niho hatari musisiro. Rero musisiro rero bavuga ngo turasangamo imivuduko
2 mwabonye, ngira ngo mwabonye ko atari musisiro twabonye imivuduko 5, ariko mu musisiro tuzakoresha imivuduko 2, nubwo wenda tuzakoresha ibinyabiziga bitandukanye, ariko ni imivuduko 2 muyifata. Uwa mbere tuzasangamo kilometero 50 mu isaha, uwa kabiri dusangamo kilometero 40 mu isaha. Niyo mivuduko tuzasanga mu musisiro. Yumvikane imivuduko 2. Iteka n'ukuri tubwira niko ryagenwe uyu muvuduko. Reka rero turebe ibinyabiziga bizakoresha umuvuduko wa mbere. Twabonye kilometero 50 mu isaha. Batubwiye ngo ibitwara abantu gusa, ibinyabiziga bitwara abantu gusa, ibitwara ibintu bitarenze toni 1, ukuyemo ibitwarira hamwe abantu. Wabyumvishe? Ibitwara abantu gusa, ibitwara ibintu bitarenze toni 1, ukuyemo ibitwarira hamwe abantu. Mwumve kakano kuntu gacanze. Niba mvuze ngo bitwara abantu gusa rero, ni mwumve ibinyabiziga bitwara abantu gusa, ubundi ibinyabiziga bitwara abantu gusa, ubundi biba ari ibinyabiziga bitwara abantu batarenze 8 utabariyemo umuyobozi. Ibyo ni byo dukunda kwita ibinyabiziga bitwara abantu gusa, sibyo? Bino binyabiziga byose wasana bahano urugero bito byose, bino bito byose, ama pick up, ama Land Cruiser, ama Prado, ari bira binyabiziga byose, ama voiture, ama byose. Buno n'ibindi bitwara ibintu bitarenze toni 1, ngo urumva ari ama Toyota, ari ama Hilux, ari amaki yose ari mwaho ngaho, ama Vigo. Noneho barangije baravuga ngo ukuyemo ngo ibitwarira hamwe abantu. Ngira ngo ibitwarira hamwe abantu nababwiye ko ari ibinyabiziga bitwara abantu barenze 8 bari mu buyobozi, bya bindi nyine bitwara abantu bitwara abagenzi. Murumva ko rero nubwo byanditswemo hariya, urumva babikuyemo. Vuga ngo uriya muvuduko wa kilometero 50 mu isaha ntabwo urebwa na biriya binyabiziga bitwarira hamwe abantu nababwiye hejuru, bifite umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Vuga ngo rero biriya binyabiziga rero ubwo turabisanga mu wundi muvuduko. Mushiko rero uriya muvuduko wa kilometero 50 mu isaha ari ibinyabiziga bitwara abantu gusa, yani bitwara abantu batarenze 8 bari mu buyobozi, noneho n'ibindi bitwara toni 1 bitarenze toni. Ubwo rero undi muvuduko wa kabiri twababwiye ni kilometero 40 mu isaha. Ngo ibindi byose, ubanga ibinyabiziga bindi byose tutavuzemo hano, ubwo se bizakoresha kilometero 40 mu isaha. Rero ntabice mu ijambo, bya binyabiziga twabonye bifite umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha hejuru ahatari musisiro, ubwo bizakoresha umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha hariya musisiro. Bitwara hamwe abantu cyangwa se bitwara abantu muri rusange, bitwara abantu barenze 8 bari mu buyobozi. Umuvuduko wabyo ni kilometero 40 mu isaha. Rero kira kibazo gikunda no kubazwa cyane kandi ugomba no kucyitaho. Ukuvuga ngo mugomba gufata ko bira binyabiziga bitwaramwe abantu cyangwa bitwara abantu muri rusange, ahatari musisiro bikoresha umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha, noneho musisiro bigakoresha 40 mu isaha. Ndumva ariko mugomba kwifasha. Umuvuduko rero wa se ari wo wa gatatu, ari wo wa nyuma. Ubundi baratubwira ngo ni umuvuduko ukoreshwa ahari hose, rero urumva ngo haba musisiro urakoresha, haba hatari musisiro urakoresha. Umuvuduko rero reka turebe, ni imivuduko igera muri 3. Harimo umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha, bavuga ko ari amagare, kilometero 40 mu isaha. Kuvuga ngo haba musisiro azakoresha n'atari musisiro akoresha. Noneho hari kilometero 20 mu isaha, ngo ni ibidepana ibindi binyabiziga biri muri depanage. Biriya binyabiziga twabonye bidepana ibindi mu gihe ikinyabiziga cyapfuye, mu gihe cyagize ibibazo gikwamye, ukajya kumva ngo bahamagaye depanage.
Depanage rero mu ndimi z'icyongereza bakunda kwita ngo ni breakdown. Kugira ngo breakdown mujya muzibona ni kilometero rero 20 mu isaha ibidepana ibindi. Ikindi kilometero 5 mu isaha ngo ni umuvuduko w'abanyamaguru. Umuvuduko w'abanyamaguru ni kilometero 5 mu isaha. Urumva ko byoroshye cyane. Ikindi ni ibihe binyabiziga bitegetswe gushyirwaho ikimenyetso cy'umuvuduko ntarengwa bidashobora kurenza. Nuvuga ngo hari ibinyabiziga rero biba bitegetswe gushyirwaho ikimenyetso cy'umuvuduko ntarengwa. Ubundi ngo ibinyabiziga byose ngo bitwara uburemere ntarengwa bwemewe burenga tone 5 nibyo binyabiziga bitegetswe gushyirwaho ikimenyetso cy'umuvuduko ntarengwa kidashobora kurenza. Noneho bakatubwira ngo ese icyo kimenyetso gishyirwa ku ibyo binyabiziga bitwara uburemere ntarengwa bwemewe burenga tone 5 aricyo cyagenewe gitegetswe gushyirwaho ikimenyetso cy'umuvuduko ntarengwa, ngo ese ngo gishyirwa he, ngo giteye giti, ese gifite ibihe bipimo? Katubanze turebe aho gishyirwa. Ubundi kiriya kinyabiziga cyerekana umuvuduko ntarengwa ngo gishyirwa inyuma iburyo. Hano rero hari akabazo gakunda kuzamo kavuga ngo ikimenyetso cyerekana umuvuduko ntarengwa gishyirwa ku kinyabiziga ngo gitwara uburemere ntarengwa bwemewe burenga toni 5, ngo ese ngo gishyirwa ngahangana hehe, ngo iyo ari ibinyabiziga bya gisirikare. Rero reka mbabwire mwa bantu mwe, ibinyabiziga bya gisirikare ni ibinyabiziga n'ubundi nk'ibindi, uretse ko bifite inyito yabyo ko bifite titire y'uko ari ibinyabiziga bya gisirikare, ariko nabyo ni ibinyabiziga bipfa kuba bitwara ubwo buremere ntarengwa bwemewe burenga toni 5, nabyo nyine biba bitegetse gushyirwaho icyo kimenyetso cyerekana umuvuduko ntarengwa. Ubwo rero ntago aho bagishyira ntago bahatandukanya n'ibindi binyabiziga bisanzwe, oya, nacyo rero gishyirwa inyuma iburyo. Azagira rero uzakubeshya cyaba ari icya gisirikare cyaba ari n'ikindi gisanzwe dukoresha. Rero ngo icyo kimenyetso rero ngo ishusho yacyo ngibagomba ngo kuba ari uruziga. Ikindi cya kabiri ngo umuzenguruko ngo kandi ngo ukaba utukura. Ikindi ubuso n'umweru. Urugero murebe aho muri screen nagerageje gushaka icyo cyapa kigaragaza ikimenyetso cy'umuvuduko ntarengwa, nagerageje kubaha icyo ngicyo murakibona muri screen gifite hano umuzenguruko uratukura, ubuso n'umweru, noneho ikirango kirimo ariyo mibare ariwo uwo muvuduko batubwiye. Murabona ko nashyizemo kilometero 50 mu isaha. Mushobora no gusangamo n'indi mivuduko itandukanye, ariko nahisemo ngewe kubereka icyo ngicyo cy'umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Reka turebe ibipimo rero byabyo. Bavuze ngo ibipimo umurambararo ni santimetero 21. Nabwiye ko rero iyo dupima ingero zo kwa biriya byapa by'umuzenguruko twajemo uruziga umuzenguruko, ruvuga ngo tuzibarira mu murambararo. Ruvuga ngo rero umurambararo ngo ni santimetero 25. Rero iyo tubivuga guhereye hariyo kugera hariya santimetero 21. Sorry, umurambararo santimetero 21. Ikindi ubuhagarike bw'imibare irimo, nuvuga ngo iriya mibare irimo urabona iriya 50, nuvuga ngo uhagaritse akantu gahagaze gutya
ugakora nk'akantu gahagaze, ubuhagarike bw'iriya mibare ngo igomba guhagarara muri santimetero 17. Ikindi, umurambararo w'umuzenguruko utukura, ngira ngo murabona uwo muzenguruko uri muri icyo cyapa utukura, uriya ngo ni santimetero 3. Baravuga ngo umurambararo ubwo ni kuva hariya aho uriya ruziga rumeze guhera hariya kariya kantu kameze kariya kantu umuntu akazengurutse, ruvuga ngo ubwo dupima umurambararo utambitse aho gahereye kugeza aho karangirira, ruvuga ngo hariya niho tubara ko ari santimetero 3. Ikindi, ubunini bw'imibare iriya mibare igomba kuba santimetero 1. Umubyimba w'imibare kuri uyu mubare uba wanditse ku buryo ugaragarira buri muntu wese uwubonye, uriya mubyimba ni milimetero 45. Reka rero dukomeze, turenda gusoza. Umuyobozi agomba gusiga umwanya ungana gute hagati y'ikinyabiziga cye n'icyo akurikiye? Ngira ngo ni kimwe natangiriyeho mbabwira ngo ese umuyobozi agomba gusiga umwanya ungana gute hagati y'ikinyabiziga cye n'icyo akurikiye? Urumva ibi byose ni ibirebana n'umuvuduko. Ni ukuvuga ngo rero mwa banyeshuri mwe, iki kibazo kigomba kubazwa n'uwo bakakikubaza bakubwira ngo ese ngo ni metero 10, ngo ni metero 3. Ubundi nta mwanya wagenwe hariya, nta nubwo twanawupima ngo tuwushobore, ntiwanawugereranya ngo uvuge ngo ni uyu muntu. Ahubwo baravuga ngo agomba gusiga umwanya witaje ngo kandi uhagije, ngo kugira ngo nigihagarara cyangwa se mu gihe kigabanije umuvuduko bitunguranye ataza kukigonga. Ngira ngo naberetse impanuka hariya ejo bundi muri ririya somo nyine twize rya 9, ubwo nababwiraga yuko ririya somo rya 9 twiga umwanya n'umuvuduko hagati y'ikinyabiziga, mbereka ibinyabiziga uburyo byagonganye. Uburyo rero niyo mpamvu rero ruvuga ngo hariya rero uriya mwanya, buriya niyo banahanye bareba uriya muntu waje akagonga umuntu amuturutse inyuma. Icyo gihe rero ugomba gusiga umwanya uhagije kandi witaje hagati y'ikinyabiziga cyawe ndetse n'icyo ukurikiye. Byumva umwanya witaje kandi uhagije kugira ngo yagarara cyangwa se igabanyije umuvuduko binyuranye atakigonga. Birashoboka rwose uriya mukurikiye akaba yahura n'inkomyi imbere we, kuko uba utayibonye akaba yabasha guhita ashaka uburyo yirinda inkomyi guteza impanuka hano nowe, kuko warangaye kandi utashyizemo na wa mwanya ugashiduka umugonzi. Si byiza rero nk'abayobozi mukoresha umuhanda neza kandi mutwara ibinyabiziga mubitwarana ubushobozi n'ubuhanga. Ikindi rero batubwiye mu nsisiro aho kunyuranaho byemewe, kuki abayobozi b'ibinyabiziga birengeje metero 10 z'uburebure cyangwa se toni 3.5 ngo bigomba kugenda bisize umwanya uhagije hagati yabo. Mu nsisiro ngira ngo twarahoze tuhavuga kare, ndetse n'ibinyabiziga muri kubyumva. Ibinyabiziga bifite uburebure bwa metero 10 mwabantu, ibiriya binyabiziga birebire bango ni ibinyabiziga birengeje metero 10. Ibinyabiziga birebire bya bindi birebire cyangwa se ngo bitwara ngo ibintu birenze toni 3.5. Kubera iki ngo bigomba kugenda bisize umwanya uhagije? Ubundi ngo nabyo ngo ni ukugira ngo abayobozi b'ibindi binyabiziga babone aho byikinga igihe byagize igihe bibaye ngombwa.
nyine ngo nukugira ngo abayobozi b'ibindi binyabiziga babone aho yikinga igihe bibaye kugira ngo bavuze ngo aho kunyuranaho byemewe, kugira ngo nabigishe mbabwira ko kunyuranaho rero igihe wageze kuri wa murongo ucagaguye wemeye kunyuranaho cyangwa se wemeye guhindura icyerekezo. Rero iyo bavuze aho mu nsisiro kunyuranaho byemewe, we nyine aho hantu haba hemerewe kuba wanyura kuri mugenzi wawe. Rero ni ukuvuga ngo rero biriya binyabiziga iyo bigiye byegeranye nta mwanya byasizemo, icyo gihe abayobozi b'ibindi binyabiziga bitoya kandi bashaka kwihuta birababangamira kugira ngo bibone aho bigira aho byihegeka binyuranaho. Rero ndumva turangije isomo nari nateguye rya 11. Rero mukomeze musome kandi mukomeze musome cyane kugira ngo kandi mujye mureba mujye mwiga rino somo, nimurangiza musubire muri la somo twabonye dukosora buriya mwitozo. Ngira ngo hano kuri Vision Training Services gisozi dufite agashya udushya rero umva twabazaniye, kuko ngo ntabwo tuzajya tubaha ibizamini byo gukora, ahubwo tuzajya tubaha iki, tuzajya tuyifata niturangiza kwifata tubikosore, ariko rero tubisobanure tunabikosora. Urumva niyo mpamvu mwabonye ko nyine iriya sisiteme yo kujya tubikosora, kandi iyo ndi kubikosora ngenda nanabibigishirizamo kugira ngo mwarabikunze. Iriya sisiteme rero niyo tuzabikoresha. Komeza rero ukore subscribe, ukore comment, ukomeze ukore share nyinshi cyane. Noneho nurangiza wigire isomo ryawe na mwarimu Emmanuel kuri Vision Training Services kuri channel ya Wave.video TV. Tuzongera rero ku isomo rya 12 ubutaha. Ciao ciao.